hari ukuntu dukunda ibintu nyine byo hejuru tudasobanukiwe, tutumva neza, bigahinduka umwuka, bigahinduka abanyamwuka, bigahinduka abantu b'iwacu. Ariko umuntu akakwigisha akaza akabwira ngo ndabona wiri guseka ngo ushinyika ngo Imana ni so ngo cyangwa ni yuko ngo Imana ntingana nawe ntikina nawe. Imana ntiyumva ikinyarwanda, wari ubizi? Ntabwo yumva icyongereza, Imana ntiyumva igifaransa, oya, Imana yumva ururimi rumwe, ururimi rw'igishoro ufite mu Mana ni uburyo uzimo Yesu. Umuzute nk'umunyembabazi, umuzute nk'umunyabuntu, umuzute nk'ufite umujinya. Ubu ndabizi neza ubuntu ni uguhabwa ibyo udakwiriye, ubuntu ni uguhabwa ibyo utamerita. Yaba ari ugukira indwara, erega nabyo nubikwiye, abandi barapfa. Mbega watanga iki ngo ibizo bigura amafaranga? Nihe wabonye bagura gukira agahinda? Nihe bagura gukira agahinda? Mu by'ukuri iri jambo niryo ryakagombye kuguha uburyo bwo gusenga. Mbega some iyi nkuru ngewe nabaye shoke, ndavuga Imana iri muri twe. Yego, kandi koko sibyo, Imana iri muri twe, ntabwo mbihakana. Imana ntabwo iri mu ijuru kuri yo, Imana iri muri twebwe. Reka mbaho urugero ruto. Bibiliya iravuga ngo twebwe twicaranye n'Imana ahantu ho mu ijuru. Twebwe kubwo kwizera twicaranye n'Imana, twicaranye na Yesu mu Mana ahantu ho mu ijuru. Ariko kandi uwavuze ibyo ari we Pawulo abibwira Abefeso ibice 2, ni nawe wavuze mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 20, avuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwa zava. Haleluya. Yabisubiriyemo Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 27 n'uwa 28, avuga ngo dutegereje Kristo ataje kongera kubambwa, ngo ahubwo azaniye abamwizeye bose agakiza. Noneho rero hari igihe abantu bakubwira ati no, uravuga gute ngo uriruka nkugana Imana kandi Imana iturimo? Imana ubuyishaka he? Urasa nkaho mwayitaye. Mu by'ukuri kuri nge ni ukudasobanukirwa icyo umuntu avuze. Abashatse, abagize amahirwe yo gushaka bakaba baramaze kubaka urugo, abantu bajya babana mu nzu ari babiri bakabana ku buriri, umwe yabyuka akabwira undi ngo nyamara narakubuze, nyamara ndagukumbuye, nyamara bararana. Urumva icyo abavuze se? Ngira ngo ibyo kameme abatarabivuga Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Abo bitarabaho murahiriwe pe. Ariko ni ibisanzwe aho umuntu abana n'undi ukageraho ukumva uramukumbuye kandi mubana mu nzu. Yewe bamwe bakava hano bakajya ahantu kure kugira ngo bumve bongeye kwegerana. Haleluya, haleluya. Ibintu by'Imana hari ubwo tutabisobanukirwa. Bibiliya iratubwira ngo nta muntu n'umwe wavuga ngo Yesu Kristo ni umwami atabibwirijwe n'umwuka. Yego, ariko kandi Bibiliya itubwira abigishwa ubwe bari baremeye ko Yesu Kristo ari umwami. Muribuka Petero abwira Yesu, aramubwira ngo ni wowe Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni umwuka wera wamuhamirije ibyo. Ntawe ari gutinyuka kuvuga ngo Yesu ni umwami atari umwuka wera ubimwemeje, ukoze uwo murimo mu mutima. Ariko kandi Yesu aravuga ngo nimugube mu murwa mutegereze umwuka wera. Hari ukubana n'Imana ariko hari no gushaka Imana. Yego, hari ukuba umuntu koko ndabizi ubwo nizeraga Yesu umwami n'umukiza. Yesu yaje muri nge, yampaye ubugingo buhoraho, yampinduye umwana w'Imana. Iyo mvuze ngo tugiye gushaka Imana, tugiye kwegera Imana, bivuze ngo nukurushaho gusabana nayo, nukurushaho kuyimenya, nukurushaho kumurikirwa nayo. Kuko iyo turushaho tuyegera dute? Binyuze mu gusenga. Tuyegera dute? Binyuze mu guterana. Tuyegera dute? Binyuze mu buhamya. Tuyegera dute? Binyuze mu gutanga, mu kwiyiriza ubusa. Izo discipline ni imiyoboro, ni inzira tunyuramo ngo turusheho kumva dusabanye n'Imana, kumva turushijeho kuyegera. Ni kumwe umugabo n'umugore bavuga ngo tuzajya muri vacances, tujyana abana bacu. Abantu benshi bakunda gutanga ubuhamya mu gihe cya Covid, twegeranye n'abana bacu
nuko se utabakundaga, ariko hari ukundi, hari bondage, hari ukwegerana birenzeho, ukumva umuntu usho kumusabana nayo. Imana rero niriyo, nibyo niriyo, iri mu mutima, ariko kandi muri uwo mutima ubwawo njya negerana nayo, nkumva ndushijeho gusabana nayo, nkumva ndushijeho kuyumva birenze uko nari nyizi. Imana ibaha umugisha mwinshi. Mwarakoze kwegera Imana, mwarakoze gushaka mu maso hayo. Imana ibaha umugisha. Kwegera intebe y'Imana. Intebe y'iki? Harya ubwo ngewe senga nshobora kuzamura Imana nkayirenza hiri? Ese ubundi hari hejuru harenza hiri? Mana turakuzamuye, tugushyize hejuru, I exalt you, ndakuzamuye, je t'exalte Seigneur, ndakuzamuye. Numva simbyumvise neza. Nibaza ukuntu ngewe Imana ashobora kuyimanura, none se ntabivuze ubundi mba nyimanuye, hanyuma se uvuze ngo ndakuzamuye nyirenza hiri? Numva biranyobeyemo gakeya. Mu gukomeza kubitekereza rero nza gusobanukirwa ikintu. Imana ntabwo tuyizamura hariya iri, hariya ni hiri n'ubundi, ntiwarenza hiri, hirya yaho ntahahari, kuko niyo yaharemye, ntituhazi naho tuyishyira. Iyo uvuze ngo Mana ngushyize hejuru, hejuru y'ibintu byose, burya ni mu mutima wawe. Haleluya. Iyo ubwiye Imana ngo ndagukujije Mana, ushyirwe hejuru, wubahwe, upfukamirwe, ntabwo ari iyo, ni muri ngewe. Ni hahandi ikeneye icyubahiro, ni hahandi ikeneye kubahwa. Niyo mpamvu yavuze ngo yo itura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwayo. Au milieu, hagati, Imana yacu ishimwe. Imana yaravuze ngo nzagendera muri mwe, nzatura muri mwe, nzaba muri mwe. Ganya iri hejuru y'ubukene, iri hejuru y'ubwoba, iri hejuru yo gukomera, iri hejuru y'ibyo nifuza, iri hejuru y'ibyo nsaba, iri hejuru y'ibyo shaka, iri hejuru. Ni muri nge, naho Imana ihererwa icyubahiro muri wowe. Naho hariya tuharekera abamarayika, hariya nibo bayireba mu maso, ariko noneho nanjye muri nge nyishyira hejuru. Haleluya, haleluya. Burya si amagambo yacu utazishuka. Nyamvuga ngo Imana ntiyumva ikinyarwanda, wari ubizi? Ntabwo yumva icyongereza, Imana ntiyumva igifaransa, oya, Imana yumva ururimi rumwe, ururimi rw'umutima. Umutima wose uvuze Imana irawumva. Ntimubizi se ubu ngutunguye ngo ngwino usenge, amagambo wavuga yose kwaba ari ukwirwanaho ngo ukunde uvaho? Ndabizi neza nguhamagaye wakwirwanaho. Dayeri bamwe ntimwaza, wareba ku ruhande ukanjijisha ati singe, kugeza ubwo ngo utungura ukabura ukugira ati ndanga se, ndagenda se, baravuga musuzuguye, ningenda se ndabigenzane. Ugeze aha rero amajabo hano, uzi icyambere wavuga Mana yacu kandi Mana ikomeye, igiti kiganza mburumbo sambitarumba, Mana ikomeye, Mana tugiseze Mana. Ibyo uvuga nawe ntabyo uzi, ntabwo ari uko baramya, ayo namaga urimo urareba uburyo wava. Ariko iyo umuntu yagezeyo neza, ujya uvuga ngo urakomeye, urakomeye, urahambaye, uruwera, ninduhanye na umuntu akagira ngo ntayo ugira usenga, kumbe mu mutima harabyiganiramo amagambo ibirenze ibyo utasobanura. Haleluya. Abaramyi nyabo ntabwo ari amagambo, ni uguhuza ibyo bavuga n'imitima, bakabizamurira Imana, bakabizamurira Data. Umwanya wabo ashobora kumara umwanya abuze ijambo, asa kera twabyitaga ngo nukuretesha. Abantu bakamye inka barabizi, hari ukuntu ureka inyana ikabanza ikonka, hanyuma inka ikabona uko yitegura kurekura amata, nawe ukabona gukama neza. Ibyo ntabwo babyumvise, gukama. Yego, Imana yacu ishimwe. Ntabwo Imana twebwe nushaka uzayituke ntizava hiri. Mu by'ukuri ubukristo bwacu nkunda kubivuga buhinduka idini,
buhinduka ibintu gusa natwe tudasobanukiwe, ukabibamo iminsi 40 ukayisenga ariko udasobanukiwe. Bakavuga ngo twegere intebe y'ubuntu utabyumva, kaba waje nyine bakajya rimwe. Kandi uzarebe niko twese tumeze, dutinya gusigara inyuma. Uzi ubona urusengero rwose rwafashijwe ruvuga ngo amina, ukabona umuntu wasa naho wagira ngo barimo mucometse, uravuga ati amen, uravuga ati ko nijye usigara nawe ukatangira ati amen, ariko mu by'ukuri utabyumva. Byababayeho namwe igihe ushobora kuvuga ibintu utabyumva rwose. Twebwe turi abantu dukunda pretenders, dukunda kuba mu bintu bitari ukuri, ku buryo ushobora no kuvuga ibintu utanazi. Rimwe ngira ni Pastor Edimo yigeze kuduha urwo rwenya, aravuga yaravuze ati mu minsi izaza urugero tuzaba turi kumwe na Pastor Didier, hanyuma abamuzi barahaguruka bakoma induru, ariko havamo umugore wari inyuma hariya arahaguruka cyane ati amen, arangije ahita yicara baza mugenzi we ati harya Didier ninde? None se waruhagurukijwe n'iki? Hari ukuntu dukunda ibintu nyine byo hejuru tudasobanukiwe, tutumva neza, bigahinduka umwuka, bigahinduka abanyamwuka, bigahinduka abantu b'iwacu, ariko mu by'ukuri tutabyumva neza. Ngewe ndifuza, ni nacyo mba nifuza mu buzima, kwibaza ngo kubera iki? Kubera iki ibingibi? Kubera iki kugana intebe y'Imana? Kubera iki kwegera intebe y'Imana? Kubera iki kwegera intebe y'ubuntu? Uyu munsi rero ndagira ngo tunyemerere twifashishe imigani twasomye, hanyuma tugane muri iyi ntego, dusoreze aho twasomye. Imana yacu ishimwe. Yesu rero yaciye umugani, aca umugani avuga ngo hari umugabo umwe w'umwami ukomeye yacyujije ubukwe. Nkuko mubizi burya ubukwe ni ubukwe nyine, ariko hari n'ubukwe. Hari ubukwe bakubwira ngo muri kiliziya invitation ni 20, hanyuma muri reception invitation ni 300, ariko ntibihagije, ugomba kuza wambaye umukara n'ubururu n'amasokisi ari mu tudomo, murabizi neza. Kandi ibyo bakabigenzura ku buryo utabyubasha utataha ubwo bukwe. Ubwo bukwe rero ntabwo ari ubwa Senga na Claudine, oya, ni ubukwe bw'abantu baba bambize gute bakomeye. Kandi abatumirwa nabo nabari muri urwo rwego, nabareshya, nabashobora gutumirwa nyine. Umuntu wese atumirwa bo ashyikira. Umwami ngo tumira abantu banganaga nawe, yende bikoma ngoma, abakire bo mu mujyi, abantu babonekaga ko babimerita. Hanyuma ngo batumiye, barangije ngo barabisuzugura, baravuga ati ntabwo tuzajya muri uriya buki. Kugeza ubwe yagiye ngo agatumaho abagaragu ati mugende mumbwirire kwa runaka, mumbwirire kwa Senga, mumbwirire kwa Claude, mumbwirire kwa Sebineza, mubabwire ngo nimuze ubukwe buriteguye, muze mutaha ubukwe bw'umwana wanjye namaze kubikora neza. Barangije ngo bashaka impamvu, baravuga ati ntabwo twaboneka. Umwe ati ngiye mu gikingi cyanjye, undi ati naguze imodoka. Bagerageje gushaka impamvu nyinshi, ngo bose baranga. Bamwe muri bo ndetse ngo bica abagaragu babo, ngo umwami ararakara, aravuga ati umudugudu wabo ndawutwika, ngo arabatsemba. Ngo hanyuma aravuga ati ubukwe bw'umwana wanjye ntibusigara, ntibureka gutaha, ahubwo nimugende muntumirire, mujye mu mayira abiri muri rond-point. Uratekereza, mujye mureba abatambutse bose, mabwire ngo twebwe turi intumwa z'umwami. D'ailleurs nibaza ko rafite nibibaranga. Umwami aravuze ngo nimuze mwese mutaha ubukwe bwe, mwese muhawe invitation. Nakunze akajambo karimo ngo abeza. Imana yacu ishimwe. Abagome n'abagwaneza, abadakwiriye n'abakwiriye, abasa neza n'abasa nabi. Umwami aravuga ati mwebwe ntimurobanure. Niba ntibeshe ni muri Luka, ngo baragwijije ngo bazana abantu babuzuza muri sare. Ngo umwami hageze aravuga ati d'ailleurs sare iracyari nto, dore ntabwo iruzuro, nimusubireyo kandi ndihangana, musubireyo kandi. Ngo basubirayo, babona utambutse wareba ukamwita ingegera. Umwami akamubwira ati oya wigenda, yarakubwiye ngo nawe ngwino muri feste, ngwino mu bukwe bw'umwami. Ngo bamaze kugera mu bukwe, mbere y'uko umugeni n'umukwe baza, ngo umwami azamo, ngo yigendagendera ngo arebe ko ibintu bimeze neza. Ngo agezeyo, ngo abona umugabo utambaye imyenda y'ubukwe. Ngo amubonye biramurakaza, ngo aramwegera amubaza ati ni gute watinyutse kwinjira utambaye imyenda y'ubukwe? Ngo undi ngo arahora rwose. Soma iyi nkuru ngewe nabaye shoke.
ndavuga ariko uyu mugabo yarenganije umwami yarenganije umugabo, none se wasanze njyewe mu nzira, yenda nari ngiye gupagasa, yenda ndi umupagasi, yenda ndi umukarani, yenda nduvuga n'ibindi, nkora muri Rwandair, yenda nkora muri banki, nari muri siporo, umwami niwe ubitegetse mwese mu bukwe, none se umugabo ntiyarenganye? Umwenda w'ubukwe yari kuwukurahe? Mufite rezo? Ibintu bifite ishingiro? Yego. Mumeze nkanjye? Ndagira ndebe abameze nkanjye, abatekereza nkanjye. Iyo umugani wangoye kuwumva. Gahunda y'ubukwe sinari nyifite, nubwo ari byiza. Si byiza kumva umwami yantumiye? Ntimubizi se? Nimwibaze namwe, umukuru yacyujije ubukwe, nyakubahwa perezida wa repubulika, bakagusanga wivuriye gupagasa, bakakubwira ngo ibyo ntubyiteho, aravuze ngo ngwino mu bukwe. Icyambere ntiwabyizera, tubwizanye ukuri. Wagenda kuko nyine abakujyanye ari itegeko, ukagenda uvuga ati Mana yo mu ijuru, wowe gusundinde undende. Wagera ugasanga bakubwira ati karibu protocol, nta numwe ukureba ukusa. Nibaza ko ipfunwe ryakwica, bakagutambutsa, wavuga ati Nyagasani ibindimo nibiki? Siko byagenda, bakakwicazamo. Nibaza ko nyakubahwa kaza bati hanyuma se nyibutse izina frere Eric, kuki wambaye utyo? Nibaza ko igisubizo, kuko aho bincangira naha, none se yaburiye iki gisubizo? Njyewe nari kumubwira ngo bamfatiye mu nzira, banyima akanya ko kujya guhindura, nari kujya gukodesha muri Iyani boutique, none nta mwanya nabonye, none urabona ari gukuraho imyenda y'ubukwe. Vraiment umbabarire niba bikubujije, nyemerera sohoke ngende. Ntibyari byoroshye ngo, ariko yaramubajije ngo kubera iki ari wewe wenyine utambaye umwenda w'iki ubukwe? Mu byatumye ngiye kubabwira nanjye cyanejeje, nuko mu muco w'Abisiraheli icyambere, iyo bacyuzaga ubukwe bambaraga umwenda w'ubukwe. Nuko mu muhango nyarwanda iyo twagiye muri dote, abadamu barakenyera, abagabo ba kera bakambara imikenyero, ku buryo ureba ubukwe ukavuga ngo iyi ni dote. Nkunda uburyo tubizi, ntabwo mariage noneho reception twambara imyenda y'umuco wacu, ahubwo turarimba bya kizungu, kuko nubundi reception ya kizungu, naho ibyacu byo turimba kinyarwanda. Siko bimeze. Umwanditsi yaranditse mu muco w'Abisiraheli, umwami kuko yarabizi ko yabatumiriye mu nzira, niwe wari wateguye imyenda y'ubukwe. Imyenda y'ubukwe n'umwami wari wayiteguye. Abantu icyo basabwaga gusa ni ukuyifata bakayambara, bakinjira mu mwenda w'iki muri feste. Umva ikibabaje bavandimwe, abantu nkunda kubivuga, abantu ntibazazira ibizaha, bazazira gusa ko banze kwambara umwenda wo gukiranuka wadodewe mu maraso ya Yesu. Akababwira ngo data abararitse mu bukwe bw'umwana w'iki w'intama. Kenshi ndabibabwira, ngewe senga nzajya mu ijuru, ngewe nzajya mu ijuru. Kubera iki? Namaze kwambara umwenda w'ubukwe, nditeguye, mora nirimbisha, ntegereje impanda aho azatuma ijwi rya marayika aribo babagaragu ngo nimubwire abatoranijwe ngo nimuze mu bukwe bw'umwana w'intama. Tuzinjira kuko data ariwo watudodeye amakanzu meza, ariwo mwambaro wo gukiranuka. Tuzinjira nta soni kandi tuzi agaciro kacu. Uzaba turibo twaringegera, uzaba turibo twaringetura, uzaba turibo twari abanyabyaha, uzaba turibo twari abo gupfa. Data aravuga ngo nimusange mu mayira abiri. Yadusangishije ubutumwa bwiza, yadusangishije inkuru nziza. Araza ntiyaturobanura, ntiyabaza ngo wakoze iki, ntiyabaza ngo uri uwo kwande, ntiyabaza ngo harya background yawe ni iyihe, ntiyabaza ngo wacumuye ibingana iki,
ntiyabajije ngo harya wowe urasute. Nta numwe. Abari barimbye bagiye ku kazi, abari bapfuye ingegera cyangwa se abafite imiriho ibagoye, bose yarababwiye ngo nimuze. Data yarababwiye ngo nimuze. Mwabanyabyaha mwe nimuze, mwabagome mwe nimuze, ababi n'abeza. Burya hari abakristo beza pe. Hari abantu ureba tujya tunavuga turiya na mbere yuko akizwa yari ingeso nziza, ariko hari n'abandi n'ubu bakigorana, n'ubu bakigorana. Ntitwabirukana muri Zayoni, ariko arahaguruka akavuga ati Nyagasani dufasha arangiza. Yaba agiye kuvuga mwese mukifata mu nda ati ninde ugiye kuvuga? Erinda komeza ngo utangiye urugero. Ati wowe si wowe, ni wowe, ni Eric gusa imaginaire. Atarika agiye kuvuga ati Mana dutabare. Akavuga, hari abantu bavanga akavuga ukagira ngo hanutse nko mu ijuru. Kandi ngo tugiye gutaha agasubiza inama inyuma. Yarahari ntiyarahari, nabo nawe yarabahamagaye. N'abandi rero ukavuga ati kuyarerewe hehe, nabo yarabahamagaye. Kandi icyo mukundira, ntabwo umwambaro uzadutahana ubukwe ari uwacu, ni umwambaro we, ni umwambaro we. Tubwiriza abantu bose tubabwira ngo mwebwe abanyabyaha, mwebwe abihebye, mwebwe ababi, mwebwe mubyiyiziho, namwe mwiyita beza, arabararitse kugira ngo umwambaro ari wabambika muzabone mutahe Yerusalemu nshya, muzabone mutahe mu bwami bw'Imana. Imana yacu ishimwe. Dore inkuru ibabaje rero, uyu mugabo yarateye ati, noneho mwese ntimuhindukiye, ntakwiye kurakarirwa. Aha, mbere mwibazaga ko yarenganye, siko? Noneho uyu mugabo ntakwiye kurakarirwa. Uyu mugabo ntashobotse. Kuki abandi bambaraga wakanga? Niko tubwira abantu, tubabwira ngo nyamara Yesu yababariye abanyabyaha. Bakavuga ati muri abasazi, umunsi umwe azababaza. Ku mwenda w'ubukwe wari uhari, wananiwe iki kuwambara? Ko nahamagaye ababi n'abeza, niki cyatumye wanga kwitaba? Ko nta numwe nziza ibyo yakoze? Ko ntawe numwe ndebera mu ivuko? Ko ntawe nshima? Paulo yaravuze ngo yabumbiye abantu bose mu byaha ngo kugira ngo abone uko akiza bose. Ko nta numwe ko atigeze arobanura b'ingeso nziza. Yarabizi ko bamwe turi victime, arabizi ko akure mu muryango mubi, arabizi ko background yawe atari nziza, ntaba ari imico, ntaba ari ingeso. Abwira bose ngo nimuze mwemere gusa kwambara umwenda nabadodeshereje ku musaraba, nabadodeshereje mu maraso y'umwana w'Imana, nabadodeshereje mu mbabazi ze. Niyo mpamvu dore intambwe ya mbere yo kwegera intebe y'Imana ni ukwemera kuza kwambara umwenda we, ngo akubabarire ibyaha, akubabarire gukiranirwa, akwinjize mu mubare, akwemerere gutaha ubukwe bw'umwana w'intama. Amen. 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 Dore rero impamvu ituma tutemera uwo mwenda. Aha niho naganaga. Munyumve, mwumvise umugani wa mbere. Uwa kabiri uradusobanurira neza impamvu uyu mwenda tutawambara. Uzi impamvu uyu mwenda tutawambara? Ni umugani twasomye muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa 14. Bibiliya tubwira ngo hariho umugabo umwe, ngo uyu mugabo yari afite abagaragu batatu, ngo ariko akaba bazi. Abagize amahirwe yo kugira abakozi babiri mu rugo, wabaguza abakozi bawe uko bameze, ukabuzi ko ari ukunda guteranya n'ukunda kuregana. Hakabaho n'undi uzi ko yangiza. Ngewe twigeze kugira abakozi babiri mu rugo, ukabubazi yakubwira ukabuzi ngo uyu araremye, ibyo avuze araremye. N'uyu mugaragu nawe ngo yarazi nakuyushebuja, ngo yarazi abagaragu be, ngo arabahamagara akurikije uko abazi. Unyumva neza? Akurikije uko, ngo ahamagara uwa mbere aramubwira ngo akiri talente 5 ndazigusigiye, ngewe ndagiye. Ni ingaruka bien sûr nk'umugaragu, genda uzikoresha icyo ugomba kuzikoresha. Ngo ahamagara uwa kabiri aramureba ngo akurikije uko muzi nawe, ngo amuhereze 5 zingahe? 2. Azimuha ati nawe uzikoresha icyo ugomba gukora. Ngo ahamagara n'uwa gatatu nawe ngo kuko yaramuzi aravuga ati yo nimuhereze zirenze imwe nzahomba ndabizi. Ngo amuhereze imwe akurikije ubushobozi bake. Ngo aragenda amarege. Bibiliya tubwira ngo nuko wa mbere ngo afata talente 5 arazizunguza. Sinari impare njya mvuga, murabizi ko ngerageza gukina Bibiliya kuyibamo.
akajya ava Ikibungo akajya i Butare, rimwe agahomba ubundi akunguka, ngo shebuja agaruka igihe batabizi, ngo hageze ngo asanga wa wundi wari yasigaye tarano 5, ngo yamaze kuzigenzura yazungutsemo izindi tarano 5, ngo aramwegera aramubwira ngo databuja naragerageje, saa zindi niho asigaye 5, nukuri sinari mpari. Nibaza ko yamubwiye ati corona yateyemo, Putin yaje burya gutera Ukraine, amavuta arazamuka, ariko naragerageje dore izindi tarano 5. Amen. Aramubwira ati mugaragu mwiza wakiranutse mu biki, rega ndakuzi, go injira mu munezero washoboje. Daye utegeke ibintu bingana n'ubwo butware bwawe, imisozi 10. Wa kabiri araza arambwira ati databuja nkuko yabikubwiye, Ukraine yarateye, ibihwagari birahomba, urabizi ko amavuta atagicuza, narahinduye njya mu bintu by'imyunyu mvamo, njya nanone muri pièce de rechange, birahomba ariko birunguka muri no misi, ariko ubwo asigiye 2 dore izindi 2 ngize. Aramureba ngo aramukunda, aramubwira ati nawe uri umugaragu mwiza, ni winjire mu munezero. Umva rero, umva gica abaraje nawe abaraje ati databuja ukundeba ngewe ndakuzi gize nte. Uyu mugani wamaze igihe kinini ngutekerezaho kubera umukristo w'iwacu, ndamukunda, agira ukuri kwinshi, yarampaye lift ntahanye, sinzabyibagirwa. Twari tugeze kuri kiliziya ya Saint Joseph nka 2 cyangwa 1:30, arambwira ati pastor ati turiherereye rero, ntiyego ni hari umugani umbabaza muri Bibiliya we, n'uyu mugani urambabaza pe. Ntuwuhe mugani? Ni umugani Yesu mbona twaza abantu igitugu. Urabizi pastor rero niyo waba utabyemera neza, twe turabadefanda, turabantu badefanda Yesu. Nani mubimenye, twebwe nicyo tubereyeho, ntawe uzamuvuga nabi duhari. Nuko ati ndavuga nti byagenze biti, aturibuka umugani w'itarantu nti naho usomye, aturiya mugabo wa nyuma yambabaje ku buryo sebuja mubona ni igitugu, ntiguteze. Ati none yamujijije iki? Yaramubwiye ngo ndakuzi. Ngize gute? Ndakuzi. Reka nkubwire uko nkuzi, uri umujura, kuko ibyo yavuze byose nticyo bivuze. Usoroma aho utabibize, urumva uwo muntu ari we ni igitugu gusa. Ibyo utunze si ibyawe, ni wowe wanikaho ibyo utigeze ukorera. Ndakuzi. Iyo nibeshya nkazunguza yitarana, covid kansanga nahombye, ubu mfashe wowe ndakuzi. Nanjye ndamubwira nti none wagushijwe ni iki kibabaje muri ibyo? Ati nyine uyu muntu yazize iki ko yaraje shebuja? Databuja arikunda, ntakunda bamubwiza ukuri. Urumva imitekerereze ye? Ndamubwira nti oya, si icyo Bibiliya yavugaga, kuko uyu mugani ubundi Yesu yawuciye yivuga ubwe. Uranyumva neza? Ibaze muri aba batatu, mbega ni wowe wenyine uzishoboje uko abandi batamuzi? Icyakabiri, ni murebe namukurikije uko abanaga n'abandi bagaragu. Uyu databuja yari mu biheye, namwe nimumbwire. Hari uwo yabwiye ngo no, wakagombye kwarungutse menshi, ntabwo itarano zanjye 5 wakagombye kuzungukamo izindi. Ntabwo mbyumva neza, nyereka imibare, nyereka bira. Hari aho tubibona yashimaga buri wese uko yakoze. Uyu databuja ni mubi. Ikibazo aho kiri rero, kiri mu buryo tuzimo databuja. Niyo mpamvu hari umugani twumva nabi cyane uri hasi. Yesu aravuga ngo nicyo gituma abafite bazongererwa, ngo ariko abadafite bazakwa n'icyo bari bafite. Mbega ikimana yavugaga niki? Nuko Imana ari capitaliste? Nuko Imana ikunda abakire? Nuko Imana ikunda kongera? Oya, icyo yavugaga ni imitekerereze dufite ku Mana, ni imitekerereze dufite kuri Yesu. Ubushize tumunereseje ijuru, nicyo navuze, ni wige kumumenya ateye ate. Hari abamuzi nk'umugome,
hari abamuzi nk'ufite ikibando, hari abamuzi nk'umupolisi uri hejuru yabo abagenzura areba ibyo bakora, ariko hari n'abamuzi nk'umunyempuhwe, hari n'abamuzi nk'uwuzuye imbabazi, hari abamuzi nk'usindagiza abatibashije, hari abamuzi nk'uwongeramo intege abarambiwe. Ngewe nakoze mbi ibi narabibonye inshuro nyinshi. Umuntu akakwigisha akaza akabwira ngo ndabona wiri guseka ngo ushinyika ngo Imana ni so ngo cyangwa ni yuko ngo Imana ntingana nawe ntikina nawe. Uwo aramuzi, arimo aramutubwira uko agize gute. Urumva uko muzi asarura hatabibye ahunika hatagosoye. Ngewe rero si uko muzi. Ahangaha saba yahashoye amaraso, yahashoye ubuzima bwe, yahashoye urukundo rwe, yahashoye impuhwe ze. abatamuzi bamutubwira nabi. Twagendanye ubwoba bwo gutinya igihano. Bibiri ikavuga muri Yohana 4:16-18 ngo erega abagendana ubwoba ngo burya baba batinya igihano, ngo ariko urukundo rwe rumara ubwoba rwose, rumara ubwoba rwose. Aho Yesu uramuzi. Muzabo ndabizi neza naha mu itorero. Ngese sindi umupastori, ndabizi neza. Harabubwira ati tujye mu mirimo, mugomba gukora, tugomba kujya mu mirimo. Akakubwira ati pastor ati ngewe rero. Ubwo rero ngo yabaye umunyamwuka aho kugira ngo Imana izanyiyicire kubera gukora ibintu by'Imana nabi, nahisemo kurinda ubugingo bwanjye. Ngewe ndinzi izamu ryanjye neza. Kandi waramuzi, umva uko amuzi. Mwumvise ko uramuzi? Ni umuvutuzi, ntabwo yihangana. Afite urubanda avuga ngo urabikora nabi ndakwica. Nagiye mbona bambwira ngo Imana yarankubise, ngo Imana yarankubise, ngo kumundeba ncumbuke ngo ncumbagira ngo ni Imana yankubise. Ikujije ikise ngo nakoze ibintu by'Imana nabi irankubita ngo iramvuna. Kweri uyizute? Erega bo ni benshi. Ikiza bakubwira uzajye kuri YouTube uzabumva bahanurira u Rwanda amahano. U Rwanda rubonye ibyago kubera ko u Rwanda rwasubiye inyuma, kubera ko u Rwanda rwakoze ibi. Ngewe nagize amahirwe aho nuye. Ibyo barega u Rwanda rwakoze turacyarabanebwe. Mu Bufaransa hari ahantu ni quartier bacuruza, yitwa ni quartier yo gucuruza bita sex shop. Bacuruza niyo mpageze ndavuga ngo dore quartier y'ibizira. Iyo uhageze ubona icyo bita ibizira. Hari umujyi bageneye abatinganyi, no mu muhanda huzuyemo amadarapo yabo, bakorera ibyo bashaka. Noneho gahaguruka ati abanyarwanda mwakoze ibyaha, dore n'ubundi musigiye mukora ibi. None Imana iramanutse, uyizi nabi, ntiwigeze umenya uko iteye, ntiwamenye ibyo yakoze, ntiwamenye imiterere yayo muri Kristo Yesu. Si ukwikunda ibyaha, oya, ahubwo umujinya wayo wose yarawumize, irebesha bikunda amaso y'urukundo n'imbabazi muri Kristo Yesu. Muri Kristo tubeshyera Imana. Hari umugani nigeze kumva kera, umugani w'Abanyarwanda ngo intare y'ishyamba ngo yicaga abantu, ngo aho inyuze hose itagira imbabazi. Ngo umunsi umwe ngo irikosora, iravuga ati aho nahereye rero, ngo yanyuze mu bantu yumva ukuntu bayivuga, iravuga ati nuko abantu bamvuga. Ngo iragenda irikosora, ngo ihura n'umugabo itontomye agira ubwoba nk'ugiye guhera. Ngo irangije imukorera ubugwaneza, ngo imujya imbere iramuherekeza, ngo imugeze aho yari atuye. Ngo arinjira, ngo igarutse iravuga ngo ahariho noneho bazamvuga neza, ahari aho bazamvuga neza. Ngo icyamubabaje ngo ni ukugaruka ngo gasanga wa muntu ari gutuka intare ayivuga nabi. Ngo bwa kabiri iramutegereza. Noneho iramubwira turabizi uyu munsi ntabwo nkurya, ahubwo wowe urankomeretsa. Uyu munsi urankomeretsa. Umugabo ati nukuri ko Imana ntabwo nagukomeretsa, nukuri mbabare njyewe se.
nutankomeretsa ndakurya. Kuko byari itegeko nyine, arayikomeretsa. Ugenda ivirirana, iboroga, ibabaye. Ngo hashize igihe uhura na wa mugabo, iramubwira ngo igikomere wanteye cyarakize. Ati do, haraho ngikomeretse? Atariko icyo wanteye ku mutima cyo cyanze gukira. Wowe nahinduye uko nteye, nahinduye imibanire nsanzwe ngirana n'abantu, ngo hari nkwereka ubugwaneza, wowe ugatinyuka ukamvuga nabi. Bavandimwe, Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda, yiyambuye ubumwana n'icyubahiro, yigira nk'umwana w'intama, yakubiswe nk'utagira intege, ngo akunde wowe wagukize. Nagira ngo umenyeshe ko ibikomere bamuteye byarakize. Yazutse yerekana inkovu, ababazwa cyane niyo ngewe nawe tumuvuga nabi, tumubwira abantu ko barakariye kandi yarabapfiriye. Yesu akunda abanyabyaha, Yesu akunda abadashobotse, Yesu akunda abanyantege nke, Yesu akunda abo gupfa. Niwe ubabwira ngo ni muze, ni nge wabapfiriye no kubakiza n'abakiza. Ni muze, n'ikimenyimenyi nzabazura mu bapfuye. Ni muze mwebwe abarushya n'abaremerewe, ni muze musange ndabaruhura. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Mbega wowe umuzi uti? Nimuzongere kwitiranya icyo Bibiliya ivuga. Muzasome hose muri Bibiliya, niba hari ijambo rigaruka inshuro nyinshi riravuga ngo ufite azahabwa, azongererwa, naho udafite azakwa n'icyo yari afite. Ndongera mbibutsa muri Luka 8:18, Yesu yavuze umurongo muto cyane uvuga ngo mwirinde uko mwumva. Unyumve, mwirinde uko mwumva. Hasi aravuga ngo kuko ufite azongererwa ibyo afite, ngo ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Byahereye he? Bizagenda bite? Kubera iki? Kubera ko twumvise nabi. Hari abantu, ndagira nkubwire ko igishoro ufite mu Mana ni uburyo uzimo Yesu. Umuzute nk'umunyembabazi, umuzute nk'umunyabuntu, umuzute nk'ufite umujinya. Ubu ndabizi neza hari abahagaritse amasengesho kubera impamvu imwe. Yageze saa 9 amasengesho yumva inzara igiye kumuhotora, ari inyanyambya, aragenda yikubita igikombe cy'amata, aravuga ati ubundi se ndaruhira iki ko n'ubundi nariye, ndaruhira iki? Buriya byose bya natwe tukatuzi gushyushya. Rero wanyoye amata yose abaye zero, ubwo nayazaza mbere nayabaye zero. Hakaba n'abandi rero dutinya abanyamwuka bo tureba ukavuga atari kuyu inzara yarayimenyereye vura. Inzara uyu ni twibanira. Wamureba we wakwibuka ko igifu kiri kuzamuka. Hari inshuti yanjye twabanaga muri segonderi, twajyaga dukora amasengesho y'igihe kinini, tugasenga nk'iminsi 5 rwose, saa 6 na nijoro nta kurya. Noneho urabyumva inzara irakurya. Ku munsi wa mbere musenga musakuza, tugasenga tugasakuza. Ku munsi wa kabiri tukavuga buhoro buhoro nyine, kuko namwe murabyumva. Ku wa gatatu ubukikiriza gusa. Ugize amahirwe akagira undi usenga, ujye ubwira Imana ati ni ibyo nyine nagomba kuvuga. Rimwe rero ku munsi wa gatatu n'abatari wa kane twarimo tuganira, murabizi ukuntu abantu abasore biyo twicanye tubuhimba inkuru, tukavuga inkuru zitabaho. Twarimo tuvuga umwana umwe twiganaga, twari tuzi ko sari umukire, none akagira imodoka nziza, no dutangira kubeshyanya. Nta wari ubizi, nta wari suri muri twese. Uriya mugabo iriya modoka ye igura 1,80,000, abandi oya igura 1,50,000, abandi 1,28,000. Hari inshuti yanjye imwe yari ihanganaga pe, ariko inzara ikamubasha. Yaba ari mu masengesho yari yacecetse, yaba ari he yari yacecetse. Nibyo twagwaniraga inkuru ngo igura miliyoni, reka da, nta mwuka yari afite. Yarameze yambaye umupira w'imbeho, kuko inzara burya itera imbeho. Yambaye umupira w'imbeho ameze atya, namubwiye ko nzabivuga igihe cyose. Ameze atya. Kumbe mu gihe twasengaga yari matekereza ngo niturangiza amasengesho tuzakuraho amafaranga yo kugura voka ngo tuvange n'umuceri tubirye byoroshye. Nuko aracecetse, arihangana. Tuvuze 1,28,000 abaregutse ngo ati miliyoni zingahe?
ni 28. Ni imodoka igura ati mana ati amafaranga yose ukagura imodoka ati ari ngewe ntabwo nasiba avoka, ari ngewe sinasiba avoka. Burya ni ibisanzwe yuko iyo umuntu ashonje arota arya. Njya mbona byatubayeho imyaka myinshi, turi mu masengesho iminsi nk'itatu, inzara irariye, umuntu akavuga ngo neretswe unabonye umugabo aza ngo azanye isiniya ngo iriho ngo imbuto ngo adutemberezamo. Uzareba bose iyo yigezeho arazirya, ngo ngewe ngezeho ngo ndazirya. Urashonje nta yerekwa ririmo. Ubwo tukajyaho tukikonsantra, senga niwe munyamwuka nadusobanuye byaheye ko inzara igeze habi, utangiye kubona ibintu by'imbuto nyine bizenguruka, nawe ukajya ngo buri imbuto ngo zivuga imbuto z'umwuka ngo Imana iradusubije. Urashonje. Wari wagira iherekwa nk'iryo? Hari umuntu wagize iherekwa nk'iryo? Ukajya ubona amatunda, undi ati nabonye adusongera umutsima, ukagira ngo atubwo ni ijambo ry'Imana duhaye ijambo. Ni inzara. Uzabyereka utiyerije nibwo tuzabimenya neza. Burya ni inzara. Imana si umugabo w'umugome. Uratekereza nawe? Ni byiza rwose ko twiriza ubusa niyo byakunaniye. Arabizi kuri mugerageza, arabizi icyo yanga nuko utagerageza. Hari umuzungu wajya gusenga hariya tuyaharaza Gahanga, akavuga ngo ejo nzasenga, twese twati karabaye arasenze, ati ejo ni amasengesho. Saa 5 ukabona arariye. Wibagiye kuri masengesho ati ngiye nasonje, kandi wavuze ko kwiziriza ati yego niyirizaga breakfast. Kandi wamureba ukabona nijuru rirabizi, kandi twese yadutumyeho yaratubwiye ati ejo n'amasengesho breakfast. Hari abandi breakfast ihora ari amasengesho iteka kuko nta na rimwe bajye bayibona. Imana si kugaya nshuti yanjye, si nkubwiye ngo bikore nabi, no. Niyo byanakubabaza arakubwira ngo rega rata senga wari wagerageje ejo maze uzongere. Nuko niba koko wibona nk'umwana, niba wibona nk'iki nk'umwana, data arakubwira ngo humura ejo uzongere. Amen. Ejo uzongere. Uzareba umwana we yakoze amakosa agahahamuka, ya makosa yahindura 0, ngo ugarure umutima we, mubwire ngo humura mwana wanjye, humura. Ingorana hiri aho bipfira ni hamwe. Umuzi ute Yesu ninde kuri wo? Amen. Iyo mvuze ngo nzajya mu ijuru kuko Imana ari data, haravuga munyamara ujye wirinda kuvuga ibyo, ubuse uguye. Kandi mporangwa kiwe mporangwa ndabizi, ahubwo ahora mbyutse. Nicyo mukundira, ahora mbyutse. Ahubwo biterwa n'icyo wita kugwa wowe. Ninde mubyeyi wasetse umwana we ko twese twaririmbye dede? Ninde utarabikoze? Ubu umwaka uraja dede, wajya kugufata ukarekura kagwa, uramubwira ngo ntuzongere kuko waguye? No, nuko akura. Rero abamuzi neza, haleluya, basoreza aho twasomye ngo rwe nkubwire, niba muzi ko ari umutambyi mukuru wazamutse iburyo bw'Imana, akaba yicaye iburyo bw'Imana, ntabwo Yesu yahunze, ntabwo Yesu yatorotse, ntabwo Yesu ari ubwoba bwamujyanyeyo, ngo yagiye iburyo bw'Imana kugira ngo njye nawe adusabire, kugira ngo njye nawe atuvugire. None rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo Imana iguhe ubuntu bwo kugutabara, kugira ngo Imana iguhe ubuntu bwo kugutabara, kugira ngo Imana iguhe ubuntu bwo kukurengera. Mbega ufite intege nke, mbega wananiwe gusenga, mbega ntugisoma Bibiliya, mbega wacitse intege, arakubwira ngo hari umutambyi ari iburyo bw'Imana, ngwino. Arakurembuza, araguhamagara, arakubwira ngo ngwino, nyegera ndagukunda, nyegera ndakuzi, ngufitiye ubuntu bwo kugukiza no kugutabara mu gihe gikwiriye. Haleluya. Muri uku kwegera Imana kwacu, umvira ijwi rivugira muri ngewe. Yesu arimo arakurembuza, arakubwira ngo ni ngewe mutambyi, ngo mve icyo tumukundira, ngo niwe wenyine ubabarana natwe mu ntege nke zacu. Abandi batambyi batagiraga imbabazi, batababaranaga n'abantu mu ntege nke zabo, nabo ubwabo mbere yo kwegera intebe y'Imana ngo bagendaga bambaye inzogera
bajyanye amaraso atarayabo, ngo cyaraziraga mbere yo gutambira abandi bagombaga kwitambira ibyaha, nawe uri mubi. Ngo ariko wowe ntiyigeze akora icyaha, wowe ntazi intege nke, ngo ariko ababarana n'abantu mu ntege nke za, ababarana n'abantu mu ntege nke za, ababwira ngo ndahari ndakuvugira. Wowe ubivuze nabi, wavuga amanjwe akabibwira neza papa ati burya yari ashatse kuvuga ibi, kandi rega witinya, egera kugira ngo bigende gute, kugira ngo ubone ubuntu bw'Imana buri mu kiganza cyawe. Ubuntu iki? Ubuntu uzi icyo ari cyo? Nicyo udakwiye, nicyo hari ibintu tujya dusaba Imana ukumva nawe urayigoye. Namwe bijya bibabaho ukavuga ati Imana ndakugoye ariko uzihangane rwose, nukoraho bikeya nabwo nzagushima. Sinzi niba namwe bijya bibabaho ukumva ukuntu wasabye Imana ibintu bigoyagoye, batase nanjye ndakabye birase byabaho. Ye ni mu bitekerezo byawe, naho warakubwira ngo egera intebe y'ubuntu, ni wegera intebe y'ubuntu. Reka senga arangiza. Ubundi iyi ntebe ntabwo yitwaga iy'ubuntu, uzabaze. Oya, yahozeho mbere na mbere yitwaga intebe y'ihongerero. Kugira ngo uyegere wagombaga kwitwaza amaraso ngo uyihongerere. Guhongerera umva ibyo ari byo? Abakobwa nibo babizi. Kwa kundi umusore agutereta akajya guha twa telefone, akagujya guha utumega, akajya guhereza udukarite, burya baguhonga ngo arebe ko wahindukira ukamureba. Iyi ntebe nayo kugira ngo ugire icyo uyikuraho wagomba akakugira ibyo witwaza: amaturo, amaraso atarayawe. Kuvuga ngo hari umutambyi aramvugira, ngo ariko kubera uyu mutambyi iyi ntebe yahinduye izina, yitwa intebe tuboneraho ubuntu, yitwa intebe tuboneraho ubuntu. Ibyo tudakwiye, ibyo nge nawe tudakwiriye. Ubuntu ntabwo ari imbabazi, ubuntu ni uguhabwa ibyo udakwiriye, ubuntu ni uguhabwa ibyo utamerita. Arakubwira ngo ngwino nkugirire neza, yaba ari ugukira indwara, erega nabyo ntubikwiye, abandi barapfa. Arakubwira ngo ngwino ngukize indwara, arakubwira ngo ngwino nkumara agahinda, arakubwira ngo ngwino. Mbega watanga iki ngo ibizo bigura amafaranga? Nihe wabonye bagura gukira agahinda? Nihe bagura gukira agahinda ngo tujyeyo twese? Nihe bagura gukira agahinda? Nihe bagura gusinzira, wabujijwe gusinzira n'ibyaha byawe? Nihe babigura? Nihe bagura kugira amahoro, nibura ukagenda utuje yarakuriye mu mutima? Nihe bagura umuntu ajya yumva ari wenyine, yuzuye isi, yuzuye abantu? Nihe babigura kumva wongeye kugira agaciro? Hari abantu bagenda yakwisiga n'amavuta ntamufate kubera umutima udatuje. Nihe babigura? Naho Yesu we mutambyi bukuru arimo arakurembuza, akubwira ngo ngwino wikwireba, ndeba ukabza, ndeba ngwino nkwegereza intebe y'ubuntu kugira ngo uhabwe ubuntu bwo kugutabara no kugukiza mu gihe gikwiriye. Niyo mpamvu muri aya masengesho y'iminsi 40 Yesu arakurembuza, Yesu araguhamagara, Yesu arakuraritse, Yesu aragushaka, ategereje kumva kuvuga. Wigira ubwoba, bivuga uko ubyumva. Wigira ubwoba, bivuga uko biri mu mutima. Wigira ubwoba, bimubwira uko ubitekereza. Mubwira ubwoba bwawe, mubwira ibyo utinya, mubwira ko utinya hazaza, mubwira ko hari ibintu bikuzuye. Arakumva. Hari igihe usenga ubwawe ukajya wumva ibyo uvuze nawe ntubizi neza. Njyewe mbibwira Yesu nkamubwira ntibimvuze, sinzi niba ari byo, ariko mu mutima harebe nashatse kuvuga biriya ntavuze neza. Ibi nyine ntabona uko mvugira amagambo birebe. Ugira ngo Hana ntiyari yaravuze kugeza ubwo amera nk'umusinzi, ngo kajya yibwira gusa kubitanye iminwa, abandi barasinze, wamureba akavuga ati uyu mugore urwarwa ruramuhemuje, urwarwa rugukuye mu babyeyi, urwagwa kereka niba ari urwamaganya. Kabati umuja wawe sindi umupfapfa, ahubwo ni agahinda. Undi aramureba ngo Imana yumva urwo rurimi ikumvira. Nshuti yanjye, arakurarika ngo ngwino ku ntebe y'ubuntu, ngwine ku ntebe y'imbabazi. Hari utagucira urubanza. Twebwe iyo tumusanze twareba kwera kwe, akenshi tuba impabe,
tugasa n'abahabutse, tukavuga ngo narakomeye, narasambanye, naribye. Bati oya ceceka, ngwino wegere intebe y'ubu, ngwino. Uwo mutima wonyine uramuhagije. Haleluya, haleluya. Iyi niyo yitwa inkuru nziza ihebuje izindi zose. Dore inkuru nziza ihebuje izindi zose. Hari umugabo ugukunda urusha abandi bose imbabazi mu ijuru no mu isi, utita ku byaha byawe, utabanza kubaza amakosa yawe, uhamagara ababi n'abeza. Arakubwirira muri ngewe ngo ngwino wegere intebe y'ubuntu, ngwino umwegerere muri ayo makuba yawe, ngwino umwegerere muri ubwo bwoba bwawe, ngwino umwegere ntazabura uko akugira. Arakurarika muri aya masengesho ngo ngwino wegere intebe y'ubuntu. Dore icyo nje kugusaba, hindura uko umutekereza, hindura uko umutekereza. Yesu ntakurakariye, oya, umujinya w'Imana wose yarawumize, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyi ntebe ntikitwa intebe y'umujinya. Ka gacuma yanditse muri Zaburi ya 73 ngo mu kuboko kw'Imana ngo harimo agacuma, niko mu Kinyarwanda bavuga, mu Cyongereza is a cup, harimo igikombe, cup. Ngo icyo gikombe ngo cyuzuyemo ibizira n'umujinya w'Imana, ngo Imana ijye bisuka ku banyabyaha, ngo kandi baziranguza itende ryayo. Ngo ariko ku bwa Kristo Yesu, niko umwanditsi w'Abaroma yavuze ibice 9, ngo niwe wahagaze imbere y'umujinya w'Imana, ngo ayicecekesha umujinya wose, ngo abwira Imana ngo igihano cyabo ngishizeho. Yishizeho umujinya wawe, yishizeho ubugome bwawe, yishizeho ubuswa bwawe, yishizeho ibyaha byawe. Uwari imbere y'Imana avuga ijambo rimwe ngo iyi ntebe ntabwo ikiri yihongero, kuko nayihongereye amaraso yanjye. Iyi ntebe ni iy'ubuntu. Mwese abarushya n'abaremerewe, mwebwe abacitse intege, mwebwe abihebye, mwebwe abatazi gusenga, we wananiwe kwiyiriza ubusa, urabivangavanga, tugeze ku munsi wa 11 waranabyibagiwe, umutima ugucira urubanza. Arakubwira ngo ndacyagutegereje, ngwino wegere intebe y'ubuntu, ngwino wegere intebe y'ubuntu. Imana ibaho umugisha. Ugira ngo sindasoje, nubwo butumwa nari ngufitiye. Ndasoje. Haleluya. Reka ngusabe uhaguruke ku maguru yawe, uhaguruke muri aka kanya. Mu by'ukuri iri jambo niryo ryakagombye kuguha uburyo bwo gusenga. Mbega Yesu mutekereza gute? Mbega Yesu muzi ute? Kwibya ari byo bizavamo inyungu nyinshi mu maso y'Imana. Ariko reka nkubwire uri we, ni umugabo wuzuye imbabazi, ni umugabo utari umucamanza w'abari mu isi. Oya, yarivugiye ngo ntiyazanywe no gucira abari mu isi urubanza, ngo ahubwo abamwizera bose bazakizwa nawe. Mbega wigeze uha Yesu ubuzima bwawe? Waramwizeye ngo akubere umwami, akubere n'umukiza? Wigeze watoza akanwa uramubwira ngo Yesu, uyu munsi ndakwakiriye, wowe soko y'urukundo, wowe wuzuye imbabazi nyinshi. Yesu nta kindi akora, atanga ubuntu, agakiza abantu, ahereza abantu ibyo badakwiriye, abakunda urukundo ruhebuje. Yesu aragukunda ku buryo yavuze ngo ntacyo bimaze kubaho ntagufite. Niyo mpamvu yapfuye ngo akunda kuronka. Ntabwo yareka. Pawulo yaravuze ngo ubwo atigeze yimana umwana wayo w'ikinege, azabura ate kumuguhana n'ibindi byose. Uragira ngo kuguha umugabo nibyo bikomeye? Kuguha akazi se nibyo bikomeye? Ugira se ngo kuguha visa nibyo bikomeye? Ugira ngo kugukiza indwara nibyo bikomeye? Oya, oya, oya. Yarivugiye amaze kubabarira wa mugabo ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Barangije baravuga ati urigereranije aterekada n'indwara ndazikiza. Yesu azi gukiza indwara, kandi azi gukiza indwara zose, yaba iz'umutima n'iz'umubiri. Mwegereze umubwira amarira yawe. Niwe wenyine. Zaburi ya 56 umurongo wa 9 yaravuze ngo amarira yacu ntabwo ajya gwa hasi ubusa. Urabizi, ntabwo amarira yawe ajya gwa hasi ubusa. Ngo icyambere ayategera icupa ryayo. Ni amarira précieux, ni amarira y'agaciro mu maso y'Imana.
ngo ayandika mu icupa kugira ngo ahinduke urwibuka, ayandika mu gitabo ngo ahinduke urwibutso imbere ye. Humura, amarira yawe ntago hasi ubusa. Yesu arakubuza, Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho. Humura, azibikuriza. Haleluya.